reka rero tujye dukomeza na episode ya gatatu ku munyu we. Mbere ko dukomeza n'umunyu wacu rero, banze wumva uyu musore bamwise muri Chris atubwira ati shiduka. Kano kubwenye nk'aka mbazaniye kugira ngo dukomeze na episode yacu ya gatatu. Wamubona mukunda byuka, wamubona ya mukunda byo gupfa. Ati shiduka. Nakubwiye ngo aracyari bingo, dukomeza na episode ya gatatu ku munyu w'urukundo wacu twirebera. Abatumi byose bigugeraho baracyari bingo entertainment ku bufatanye na Cooperative United Street Promotion ndetse n'indengabaganizi za Gasabo. Narimwe yazamubona, oya oya ndashukika, oya oya ndashiduka, oya oya ndashukika, oya oya ndashiduka, oya oya ndashukika, oya oya ndashiduka, oya oya ndashukika, oya oya ndashiduka. Mutima maniga kwareka mayira ya mapanya, follow me manyeo, you lose your mind abo tujuga by the way, follow my way, I choose you choose me my sweet mutima. Nyamaru washaka kumikaraga, narimwe yazamubona, oya oya ndashukika, oya oya ndashiduka, oya oya ndashukika, oya oya ndashiduka, oya oya ndashukika, oya oya ndashiduka, oya oya ndashukika, oya oya ndashiduka. Yego, reka naho tujye dukomeze ku munyu wacu. Munyu. Abadigiye kubagira abacuruzi b'imyunyu we. Ibi niki? Episode gatatu twasoreje kuri kabiri, nizeye ko muhibuka. Basubize inyuma ho gatoya. Sasa yafashe ku meta. Utambyi. Iyi meta ntabwo gikwiriye imigisha y'Imana. Kuko yamaze kwandura. Nubwo yateye imbere intambwe, yegera umuriro uri hano, impeta yijugunya mu muriro. Kubera ko ikozweho n'uriya mukobwa yise yandura mu muriro. Iyi anguti mayili kase ho gayi? Nicyo gitumye iriya mpeta yandurara. Kuba yikozeho umutambyi nicyo gitumye nyine yumva ko yanduye. Ngaho cya kiganza akoresheje ku meta agikaraba amazi yera. We ntabwo wabyumva. By'ukuri ari kumva ko njyewe ari njye mwanda. Oya ntabwo uri umwanda, ariko uretse akanya gatoya ndaje. Ni nyiragasazi, ni nyirakazikururira. Yegera umusore, uretse akanya gatoya nze munyuzure. ओ बाबू साहब, yewe mister we, थोड़ी देर पहले हम ही को कीचड़ कहा था ना? mu kanya gato se wanyitaga umwanda, sibyo? Wanyitaga umwanda, nsubiza rero icyo nshaka kuvuga. Bigenze bite? Kuki utari kuvuga? Banza wumve neza rero. Nundiraga narakumenye kuva ejo. Bwa mbere abanza ujugunya goromete yanjye, bwa kabiri ujugunya umwitero wanjye, none kano kanya ujugunya impeta. Bisobanura ngo ndamutse nkukozeho wahita usimbukira mu mugezi. Ndetse nareke reka gerageze kujya kuwukora. Nakwigira ubwoba, ntabwo ngenda umuntu ugenda ufata aho mbonye hose. Njye sinafata abantu ntazi. Ahita acaho. We niyo ndi kuvugisha, ibasire kuntera umugongo. Ntabwo uri kunyumvara, niba ndavugana nawe mutambyi. Ngiye kwitamo magazi indi mpeta nshyashya. Wayibonye? Wananyumvishe? Buri ikibazo afite ni iki? Ubundi ufite ikibazo mu maso yawe ndetse n'amatwi yawe. Uyagaca amazi, dore amazi. Ibyo birangiye tugaruka hakuno sasa. Arwaje mu modoka imeze neza. Wa mugore umwe bita sister, ni umukecuru ariko bamwita sister. Agaruka handi kuri
imodoka igihe ayisunika ubwo rero hano akunda gusunika na shaho ako kanya indi modoka yahise ihaparika indi modoka yahise ihaparika yinde ni cyatakuru DJ Nzari नमस्कार muraho neza कौन सोच में खड़ी हैं आप ubundi uri muhe bitekerezo ra तो यहाँ urimo uratekereza लाए थे DJ Nzari agira nawe umuntu muzamukoraho ना अभी akavuye umwanda wateje imyaka itambutse चिड़िया उड़ तो ikindi gihe rero niba uri gukina n'abasore banjye ये सब करने से पहले ujye utekereza yuko ufite ibimenyetso आपके पास एविडेंस y'ibyabereye ahangaha njye mfite ibimenyetso ndabifite bivuze ngo ibyabereye hano imyaka 15 itambutse uyu DJ Nzari arabizi DJ Nzari ari akamenge ubwo arahindukira aramureba arahindukira rero ni hano bamwita sister afite abakobwa bakuru सबूत है oh koko se एविडेंस है ufite ibimenyetso और क्या है nicyo kintu ufite arangije ahita afata DJ Nzari aramusunika agiye kugwa afata akadari yambaye arabuze gatoya na DJ Nzari yaramurengeje aranikure nahita mfa umugore hano akunda gusunika na shaho izi imbaraga zikura hehe wasanga aterera ibyuma akubonye ukuntu ahise akaraga DJ Nzari mu kanya gatoya sasa arakwereka uyu nguyu yaje hano ahuye n'agakobwa kari kamutesheje umutwe kamubaga arebye ku ruhande kigwakwanga ibibazo bikakuzira kuba umukobwa yicaye ku modoka ye aha gahanisha n'umusazi n'umusazi iki muraho neza ba boss atangira gukora ku modoka wagira ngo ni Fonsine bimeze bite akubite byawe nta kinyabupfura ugira oya ntabwo ariko ntagira ikinyabupfura ahubwo njye banyita kahani ubu kayo kanya ugiye kundeba ndi kukubyinira rero arangije Fonsine kiwe uyu mukobwa ntabwo akibwita kahani yiswe Fonsine ni ukuri kwimana mu muturanyi kiwe rufo yewe umusore ari kumureba akumva nyine isereri mujinya yumva agatara akadunda hasi ariko ntacyo yakora yatwibwiriye muri episode ya 2 aragenda azenguruka imodoka ayigenda hejuru ndebera Fonsine wo mu Buhinde rufo abantu batangira guhurura ndebere kandi sha yanga ababyinnyi ibyo ari gukora byose ari kumva umujinya umuteye ajye naze gasani iki abandi bamukomera amashyi iki nyine twereke ko wa wundi ngiye kugusobanurira ibintu bibiri ikintu cya mbere हमारे घर में गली के कुत्तों का आना uretse kuba nanga utuntu tw'utuga turangwa turi mu nzu iwanjye tutazi icyo tumaze ये तुम्हारे आदमी n'abapape bawe DJ Nzari we नहीं दिखने चाहिए sinzigere mbabona no mu nzu iwanjye समझ गए ntabwo uri kubyumva ye nabyumvishe icya kabiri rero पैसा दे तो सकते हैं ntabwo amafaranga yawe तुम हमसे पैसा ariko we ntabwo waza ngo uyanyambure ku ngufu ngitajya guha mbishaka urabyumva nabyumvishe rwose mabusha ni ukuri rwose ushobora kwita apfira ahangaha hankura amukura ikigoryi gitora hasi ngo ruri hano shahu arangije akuraho amafaranga arayamunagira we तुमने फिरौती समझ के मांगा aya mafaranga wayansabye nka nansomu cyangwa kwa kundi uvuga ati nutakora iki ngiki ngo umpaye amafaranga ndahita nshaka ikindi kintu nkwemukira nka kwa kundi washimuse nk'umuntu ukavuga ati nutaba amafaranga uyu muntu wawe ndahita mwica ati amafaranga wayansabye nka nansomu हम भीख समझ के दे ariko jye nyaguhaye nk'uko umusoberezi bamuha jya umenya imipaka yawe ntukayirenge ngo nzakureka ngo ubeho mugore urabyumva neza cyangwa ntawe atabangamira kure baragwira bamwita sister ni umukecuru ariko yaragonze ikigoryi ngo ni DJ Nzari we tugare kwa kuno sasa murakoze tugare sasa kuri Fonsina ये जो गाड़ी है ना इस पे कीचड़ चढ़ के नाप चुका है
तो अब क्या ibaze rero wa mwanda wavugaga wuriye imodoka yawe urakora iki ugiye kwitwika देखे ना urayitwika कि गाड़ी का ये ibaze imodoka yawe nayikozeho ku kirahure nyikora kuri eswive se ni eswive se ni eswi grase सब ठीक no kuri kapo nyicayeho ibaze noneho imodoka ugiye kwitwika चलते हैं आप ariko se ubundi waba ufite ikibiriti cyangwa ufite burike imiti igutwikira araceceka आशा बनने की आदत होगी मुझे नहीं है गाड़ी से उतरो लोग देख रहे हैं va ku modoka yanjye लोग देख रहे हैं iwe abantu bari kukureba abantu bari kundeba byibura nawe uri kundeba urabona ngaragara nte ajya kumukarangira akanyobwa ndagaragara neza इसे उतरो iyo myitwarire nk'iy'ubwana yiveho uyimanuka imodoka yanjye अरे चलाइए ना none se nyuma yo gutwika impeta iyi modoka buriya ntugiye kwitwikara akanya gatoya we nabwo namwe bagabo rero mwumve n'ubwa mbere muri uyu mujyi hari ibintu nk'ibi ngibi umuntu agiye gutwika imodoka we muze murebere agafilimi k'ubuntu nta matike akenewe rwose yitwike उतरो गाड़ी ऐसे ही चला दो manuka cyangwa nyitware uhagaze aho ngaho अब जला ok yitware kwitwara imodoka ni ibintu bisanzwe ariko kuyitwika byo ntibisanzwe we amunyuraho agashyana reka nze nkagwishe yinjira mu modoka sasa bitekereza ndapfuye imodoka yivaho ahubwo sasa arayitambika genda twisted gar बम ntuzakine nanjye yamanura ikirahure वालियों के मुंह नहीं रखता njye ntabwo ujya nshimisha ababyinnyi क्यों kubera iki नाचने वालियों की इज्जत नहीं होती ndetse ababyinnyi nabo ntabwo bagomba kubahwa yego rwose ndabyemera ndi umubyinnyi njye ndabyina ariko nkashimisha abantu क्या गलत है इसमें ikibazo kibirimo ni ikihe buri wese arabyina कैलाश पे बोले शंकर नाच imana shiva yabyiniye ku musozi आखिर नाचता है यहाँ तक कि ये melody krishna nayo yabyiniye tajya kumubwira imbyina ahantu bose buri wese arabyina सबको नाचना पड़ता ati ndetse na fete iyo yahindutse ugomba kubyina nyine injyana y'iyo feti दुनिया को लालच नचाती है ati ubugugu bwatumye abantu babyina imbyino nyine y'ubugugutu n'injyana y'ubugugu का क्या लोगी ese wava mu nzira ukareka kuwumborokera kuboroka umuhanda sha niko hasa dunda we ni Rufonsine atanga akayira gatanga yegera umusore hano afite ubwibone खत्म हो जाएगी ubuzima bushobora kujya ku iherezo रात जैसे अकड़ ariko ubwibone n'abantu batagira icyubahiro बदतमीज और bameze nk'aho ntabwo bajya bahinduka abanyabwibone nk'amwe bagira icyubahiro bitwara nabi bagira ikinyabupfura ngo mujye muhinduka azamura ikirahure ni amagambo y'abakene ni kwa kundi ujya kuva ngo uriya mukobwa ngo ntabwo ari mwiza ariko ngo afite umutima mwiza tubivuga kuko nta mafaranga afite ariko disi umukobwa yarababaye nyine ari kumukangisha amafaranga y'iwabo reka sasa kuri mama wa yaga धागा अंगूठी में लगा urabona ako kadodo k'umutuku हुआ है ना kazirikiranyije impeta भोलेनाथ का आशीर्वाद ni ikimenyetso kigaragaza yuko ari imigisha iturutse ku mana kujya kugakora uretse ये परंपरा है hano hari umugenzo rero ni umugenzo हाँ? ako kadodo gatukura ये लड़के का पिता ही खोलता है kagomba gukurwa na papa w'umuhungu yabura icyo avuga दुनिया में नहीं है papa wanjye ntawe ukibaho kuba umuhungu yari ahari ni yaga umuhungu we yari ahari we yarashatse nyine gushaka uburyo bisobanura reka papa wanjye ntawe ukibaho माफ कीजिएगा पंडित जी umubare mutambyi दुनिया में नहीं papa wanjye ntawe ukibaho sase wavuze ngo is normal ushobora gusanga nyine aba ari nk'umusinzi utagize icyo amaze ariko ntabwo wavuze ngo is gone is normal हमको आगे दीजिए kambe ngiye uvuze ngo arahari ariko ntabwo akimufata nka papa we तुम काहे की बतिया बात बात kuki wakomeza kuvuga ibintu bimwera पिताजी अभी papa wawe uyu papa wanjye n'ubundi nubwo atarapfa ariko yari ameze nk'uwapfuye sasa uko ari kubivuga wa wundi ngo ni sisa yahageze iyo umugabo apfuye अभी मिट जाती है umugore we ntaba agomba kwambara nk'umuntu ugifite umugabo ये माँ wibagirwa uriya mugabo ndetse na wa munsi wibagirwe mama wa munsi imyaka 15 itambutse भूल सकता था माँ अपना सच कैसे ni gute nakwibagirwa ukuri mu gihe cyose nakwibagirwa uriya munsi sasa uyu mugore arabyumva mbibutse niba wabasunitse tugaruka hakuno sasa genzari देखा बे mfite ikibazo we ikihe kibazo ra ni ikibwija tondesha किस्मत हो तो हमरे जैसी nkuko ubireba rero ndi umunyamahirwe
biramaze kugikanga जूता भी खाया तो चांदी का nubwo nakubiswe ariko nahise mbyungukiramo कब है ese ubundi runo rwembe rwawe ruratyahira इस देखो कभी अंग्रेज ndurutyaza buri munsi तो बिल्कुल वैसा ही गोरा बनाते हमको nuko rero wa mwongereza ajya abikora binkorere वरना जिंदगी भर दुख हो naho ubundi uraza kwicuza इतनी धार काहे kuba runo rwembe rwawe rutyaye अब दूल्हा बनने वाले हैं ngiye kuba umugeni vuba ngaha ngiye kurongora biki ese digenza rero uri aho ngaho utararongora se ये समझ buri gihe cyose wari ukina n'igipupe kimwe ra खिलौना मिल गया है unamaze kubona igipupe gishyashya जोर से खेलने का मन है mu kano kanya utewe no kuba nakina n'igipupe cyanjye gishyashya ukanya ruhageze ni umukobwa kahani Rufonsine जब शक्ल चूल्हे जैसी हो ना तो दूल्हा बनने का siko rero meze nk'urubindi ruri aho ngaho zishobora kuba zangiritse इस महीने ndimo kwitaba amafaranga 5,000 aya ni amafaranga y'ukwezi ngomba kuguha hariho n'inyungu 5,000 rangije kora mu isakoshi igeze arafite ubwoba n'umugore yamukaza nakwitanya n'undi akuraho ikimuri akuraho ikimuri iki ni ikimuri yewe nagikorera mu mutara akuraho ikimuri बबुना tugaruka kuno saa sadiya kanya sister arahagera bibutse ni ubungubu kano kanya uyu yaga uyu mugore umufashe ku rutugu ni mabukwe ni nyirabukwe ntabwo ari ngiye gushaka umukobwa wesha ni nyirabukwe ni nyirabukwe ya yaga अभी बात याद नहीं रखनी चाहिए ntabwo akwiye kugarura hahise रुक जाती है kuko hahise umunyu ko numva ubaye umunyu we ati ntukwiye kugarura ahahise kuko ahahise hahagarika iterambere ryawe जख्म reka ntabwo nahibagirwa kuko ni igikomere ni gute nabyibagirwa tera amarira भूलोगी nimba utahibagirwa नहीं भरेगा igikomere cyawe ntabwo kizigera gikira byabaye mu myaka 15 niba wasunitse imodoka bari barimo impanuka niwe wari wayiteguye madamu आज सगाई है uyu munsi rero ni engagement दिन है ni umunsi w'ibyishimo देख kuva uyu munsi rero बात कीजिए संधान जी dutangiye ibintu bishya ubuzima bushya ahobera ba mwana we tuza sibyo tuza ubundi gusezeranya ko nyuma y'uyu munsi इस घर में उस दिन की बात nta muntu uzongera kuvuga uyu munsi uriya munsi muri iyi nzu नहीं करेगा ना बबुआ nta muntu uzongera kuhavuga sibyo tugere kwa kuno sasa Rufonsina we nabatera ikimuri mu maso we उंगली से घी निकले ना निकले जबरदस्ती nubwo ntakikuramo impeta ikimuri cyayinyereza ikahita ivamo ahita yikura we ifate wigira ubwoba rero wigira ubwoba ayimushyira mu biganza सपना है ना इनके मुंह पे मल दे inzozi ze rero zijugunya mu maso y'uyu mugeni mugira ubwoba iki ni ikimuri reka navanye hariya mu mutara ahita acaho n'impeta yari yamwambitse aryoye twangukira गंगू anyita tibwija we ake nta kibazo arangije fatani ikayi tibwija n'umuryango we अरे वाह tibwija n'umuryango wawe rero ये लो बे akira iki se ibi ni ibiki nyakubahwa है सब iyi ni invitation y'ubukwe bwanjye आपके खाना uzane n'umuryango wawe muze muje kuvumba ubukwe se buri ryari आज ubukwe buri uyu munsi ubwo iki ubukwe buri uyu munsi ndapfuye rero हम कितना खुश हैं mwana wanjye urabona ko nishimye खुश हो जाओ ना nawe ugomba kuba wishimye सकते niba ntabwo wabikorera mama wawe uyu munsi rero सगाई है ना ni umunsi wawe ni engagement yawe sibyo ये नहीं हमारे लिए kuki utamwenyurira mwenyura muganga kumwenyura aramuhobera ese yaba se ukuri bimeze bite कभी भूल सकता हूँ ubwawe ntanakiyibagirwa कोशिश करूँगा nzagerageza kwibagirwa ibyabaye uriya munsi urarabyumva ngo ni sister लाल धागा खोलने का ndetse na runo rudodo कहा होता ufite uburenganzira bwo kuba yarukura kuri zino meta द्वार अंदर बाहर सब ni ufite inshingano zose z'umuryango wose घर ingaruka bimeze rero ufite izo nshingano ni sister sister
धिकार से था niyo mpamvu rero धागा बड़की दीदी को ही न खोलना agomba kwitahambura runo rudodo rufatanyije zino mpeta ko nyine ufite inshingano sister Iravati kuko uyu mugore bamwita Iravati खोलेंगी hambura runo rudodo ruri kuri zino mpeta बांध के चौरन में चढ़ाएंगी maze izi mpeta ugenda uzishyire ku birenge by'Imana uburenganzira bwawe akira akira ariko kuno sasa कहानी दीदी के ariko akana Lucky ndetse na Rani तूने इसमें शैलेंद्र भैया को नीचे क्यों बनाया चुप कर बड़ा है cheka we क्या बना ndabizi uburyo uri ndahemuka kuri we iki nagashanya hano bafite we mwabana mwe ako kanya sister barahageze sister kahari fori rufo ndashaka reka kuba namutera surprise ukanya agiye kubasanga hari imodoka yahageze papi ba digitali bahise bashimuta Rani ndetse na musaza we Lucky imodoka yirukankaho abo papi ba digitali bashimusa abana yiruka rero ko afata imodoka mana we yiruka wakanya aritambitse arigwaho gwa hasi uyu digenzari avuga ati uyu munsi mfite ubukwe ndagutumiye ishaki bwiza we n'umuryango wawe muze muje kuvumba umunsi haza kuba hari brochette zifatika zimeze neza singo yasiniya biriho impeta ugomba ngo kuba yakuraho kari agatambaro n'akadodo yagomba kwishyira hara mu birenge by'Imana Shiva ni Shiva ni ikisimbize Devra n'ibiki दुनिया खत्म कर दी थी uriya munsi ubuzima bw'abantu naraburangije yongera kwibuka uko byagenze bwarayisunitse जिक्र खत्म नहीं कर पाए ariko ibiganiro byabaye by'uriya munsi n'aka kanya biracyariho impamvu ni uko लेकिन सच niba umuntu ushobora kumwica को नहीं ariko ntabwo biba bisobanuye ko wakica ukuri जरूर जा सकता है wewe siko bizagenda gute kose और हम इस सच को हमेशा uzakora ibishoboka byose ukuri uzagume gushyinguye by'iteka धागे टूटे uzakora ibishoboka byose उनको फिर नहीं ibisazane byose ibikanyisho biri kuri uriya munsi bizigira byongera kumbangamira arangije ahita ahambura rwa rudodo impeta yongera zisubiza ku isiniya azana rwa rudodo arushyira ku isiniya isigaye ni ugushyira nyine mu birenge by'Imana Imana azi ngo ni bwoko ki ako kanya tugaruka hakuno sasa mu muhanda mu rusisiro ahantu kahane hari umutamitse imodoka yirukankaga imodoka ituma nyine agwa hasi ako kanya avanayo n'aka gacupa karimo amavuta kimuri wavanye karanga uraza kujya udukangisha shaho ibyo ngibyo ni ibiki sha niko bariko ako karangaza bayikimuri kiryoha arangije azana cya kimuri akozamo ya meta yabura kuna abagenga bakinira ku mavuta shaho impeta yawe wari wayisize natekerezaga kuba nayikugarurira abana bari hehe bafate nk'aho basohotse ntuherere kubababaza kubera ibyo bintu nabikora mbere yuko nkoze ibyiza nakira brickbacks ariko nta mpamvu yo guhangayika nyine ndabizi ko Lucky aba akeneye silenderi iriya oxygen cylinder ariko iriya cylinder ndabanza nyirohamishe mu mazi ijye amazi aho kugira ngo abe ari mu mwuka ndakwinginze abana nyine ntibagomba weza na sha yatangira kuvuga bya bigambo nyine umuntu ari kwambika undi impeta n'ubundi isize mu mavuta ni ukwinyereza tiranyerera तनुहरि सगाई संपूर्णम umuhango wo kwambikana impeta urarangiye digenzari ऐसे काम नहीं चलेगा तुमको हमरा पूरा का पूरा gomba kwishyura ideni ryose apana kugira ngo nzanire uduce duce हमको आज का waye amasaha 12 घंटों के muri aya masaha 12 uyu munsi चाहिए ndashaka ko utubiza amarupe yanjye 1,000 kiwe 1,000 की व्यवस्था हो जाए amafaranga yanjye naba yabonetse तो आके बच्चों को ले जाओ uraza gusubirana abana और जो पैसों की व्यवस्था ना हो utabasha kubona amafaranga uyu munsi mu masaha 12 usumbe wa mugore
ntabwo ashaka ko bazajya bagenda bamwishyura buri kwezi kuko ari kubona ko nyine afite ubwibone bwinshi. Baba arashaka ko bamuha amafaranga ye icyarimwe mu masaha 12. arashaka 1,100 bye. अगर पैसा भी नहीं है और माना कि ब्याह भी नहीं करोगी, ibaze rero niba wanga kumpereza 1,100 byanjye ukanga no kumbera umugore और बच्चे भी चाहिए, muri iki gihe rero uraza gusubirana abana ariko uzababona ejo mu gitondo bari iruhande rw'umugezi uzajya gufata imirambo yabo. Kiwe mbega DJ Nzari we ikigomeshaho ndimo ndiga icyongereza रिलीज सीख रहा है. kubera wowe. ndakwinginze ntiwabaze abana rwose, ndakwinginze please ntiwabaze nkuko ubyifuza, ariko ndakwinginze ndakomeje. सर इनको अलग मत कीजिए. ntukuremo iyo mpeta. ntabwo nyikuramo, ndakomeje. impeta ntuyikuremo. byumva byanjye bishobora kubabara ahangaha. uri sheri wanjye. मन तो नहीं है पर वो काहे के मंडप वाले को भी थोड़ा shaka kugira icyo mbikoraho, ariko abategura ubukwe देना है ना. bakeneye guhabwa avansi. urabyumva neza? ubukwe burabato, nta kuntu yabona 1,100. nta kuntu yabona 1,100 mu masaha 12. ni menshi numve ngo ni 1,100 mu manyarwanda. ariya wahita ubona naguze umuntu. reka nabuzemo nk'ibihumbi 700 mu masaha 12 wayakura he rero? vuga ko muvuga ngo 1,100 se 700 mu masaha 12 wayakura he? hano barakwereka bari gutanga amaraso. ibaze we yataye umutwe ku buryo noneho ajya no kugurisha amaraso ye. agiye kugurisha amaraso arebe ko yabona 1,100. amaze gutanga amaraso ari natwa envelope nyine tuba duhari k'umushahara baba bagennye ku muntu. hano urabona ko bagurisha amaraso. iyo sasa kujya kubara ayiwe ये तो सिर्फ 6,000 foromokazi ko mu mayi 3,000 gusa. ni amafaranga menshi. mutwara andi maraso rero. oya maze gutanga icupa ry'amaraso हम दे सकते हैं ntabwo twagutwara ayandi. उनको इस वक्त रगों में रखकर कोई फायदा नहीं ariko kano kanya amaraso ntacyo asobanuye kuri njyewe. भी देना पड़ेगा तो kimwe utwaye igitonyanga cya nyuma cy'amaraso mukomeze munyikutira amafaranga. oya nta yandi maraso twakomeza kukuvoma. बहुत जरूरत है दीदी nyine amafaranga umuforomokazi. oya ahubwo bugiye ubundi hari amaraso uba ugomba gutanga. uwo muforomokazi ntabwo ibyo ntiyabikora. yaje kugurisha amaraso bamukubita 3,000 kandi akeneye 1,100. ngeze hano 3,000 se mana yanjye yasigaye 94. hari uwo yahamagaye. कहाँ है abusha ये सब आपको फोन मिला रहे हैं आप shiza kandi ndi kugerageza kuguhamagara naje ni wawe चाची के wereka kuganuka ntabwo ndi gucika. रहे चाची igihe kiri kunshirana कमें और पैसों की बहुत जरूरत kano kanya mu gihe gitoya mfite nkeneye amafaranga. nabusha uyu munsi ndabyina किसी ariho hose umunsi mukuru ushaka wose. rigeze hariya yamaze kuvuga yuko नाचने दिया nindamuka mweretse ngo ubyine मैं आग लगवा देगा. ari buze gutwika inzu yanjye. छोटी सी घुंघरू के लिए पूरी पायल को तो नहीं छुड़वाया जा सकती. umva kubwo agatonyanga k'amazi rero ntabwo nakangiza inyanja yose. namaze kwakira invitasiyo बनने को भेजने वाली rero kugira ngo mwohereze ndaza koherezayo mugenzi wawe. dore gukira ko baratangira none usasa kuki kumukuraho bamusiga n'amahitamo asigaranye uretse kuba yabera umugore DJ Nzari. akongera kwibuka ko agomba gutabara abana. ati mu masaha 12 ndashaka amafaranga yanjye. और जो पैसों की व्यवस्था bera umugore से ब्याह कर लो. niba utanyishyura amafaranga yanjye nyine arakora iki sasa rero? Rufonsina wacu arakora iki? reka tujye twisoreza ahangaha. reka dukomeze n'izindi episode ya Bigo Ekibiringanya.